Ese wigeze wibaza impamvu abantu bamwe batangiye ubuzima bafite bike ariko nyuma bakaza kuba abakire? Hari abatekereza ko ari amahirwe cyangwa amahirwe yavutsemo, ariko nyamara ubushakashatsi mu mitekerereze n'ubukungu bugaragaza ko gukira akenshi bitangira n'impinduka mu mitekerereze no mu ngeso za buri munsi. Niba ufite ibimenyetso tugiye kuvuga, bishobora kugaragaza ko uri kubaka urufatiro rw'ubukungu bwiza, ariko si garanti ko uzaba umukire, ahubwo bisaba gukomeza gukora, kwiga no gufata ibyemezo byiza. Ngo wahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bimenyetso bigaragaza ko ugiye gukira bitewe n'intambwe zawe uri kugenda utera gake gake mu buzima. Ngo wahe ikaze kuri Adolphe Talks, aho twigira amasomo ajyanye n'iby'ubuzima ndetse n'amasomo y'uko twahinduka tukazaba abakire, tukazubaka sosiyete nziza, sosiyete igihugu gishaka. Bahaye ikaze kuri Adolphe Talks, wowe ukora subscribe ubundi dukomeze tujye tubagezaho inama nziza cyane. Bahaye ikaze mu kiganiro. Ngiye tugiye kubana nitwa Adolphe. Ikintu cya mbere kigaragaza ko ugiye kuba umukire, icya mbere ufite umuco wo gukora cyane. Abantu benshi bategereza kuzabona amafaranga menshi ngo babone kuzigama, ariko nyamara abakira benshi batangira kuzigama bakiri bato kandi bafite amafaranga make. Kuzigama iki ni ikimenyetso cy'uko ushobora kugenzura irari ryo gukoresha amafaranga yose ubona. Ibyo nibyo psychology yita delayed gratification, cyangwa ubushobozi bwo gutegereza inyungu nini aho guhita ukoresha ibyo wabonye. Ikintu cya kabiri kigaragaza ko ufite ibimenyetso by'uko ushobora kuba ugiye gukira. Iyo ubonye amafaranga ntihutira kugura ibintu byose bishya, ahubwo ubanza kwibaza uti ese ibi bizanyungura mu gihe kirekire? Abantu benshi bakira bagura ibintu bibabyarira amafaranga, bibafasha kongera ubumenyi mbere yo kugura ibintu byo kwinezeza. Iyo usanga ukunda gusoma ibitabo, kureba amadokimenteri, kwiga ubumenyi bushya cyangwa gukurikirana amasomo yo kuri interineti, urimo kubaka umutungo utagaragara. Ubumenyi nibwo butuma umuntu abona amahirwe abandi batabona. Abantu benshi bananirwa mbere yo gutangira kubera gutinya gutsindwa, ariko abantu bafite amahirwe yo gutera imbere bagerageza kwiga ku makosa yabo, bakongera bakagerageza. Psychology ivuga ko ibi byitwa growth mindset. Ibi ni ukuvuga ko kwizera k'ubushobozi bwiyongera binyuze mu kwiga no gukora. Niba uzi amafaranga ushaka kugeraho, umushinga ushaka gutangiza cyangwa aho ushaka kuba mu myaka 5 iri imbere, uba ufite icyerekezo. Intego zituma ibyemezo bya buri munsi bigira aho bishingira. Hari abantu bagura telefone zihenze cyangwa imyenda ihenze kugira ngo bagaragare neza, ariko abantu benshi bakira babanza kubaka ubushobozi bwabo n'imitungo mbere yo kuyerekana. Nta muntu ugera kure wenyine. Iyo wemera ko hari abo wakwigiraho kandi ugahindura amakosa yawe, uba uri kwihutisha iterambere ryawe. Nubwo yaba ari akazi gato, ubucuruzi buto cyangwa umushinga utangiye, kuba utekereza uburyo bw'amafaranga yakomeza kwinjira ni ikimenyetso cyiza. Abakire benshi ntibashingira ku isoko rimwe gusa, ahubwo imbuga nkoranyambaga zituma abantu benshi bumva basigaye inyuma, ariko umuntu ushaka gutera imbere yihatira kurusha uko ahatanira kugaragara. Ibi bituma yibanda ku ntego ze aho kurangara. Abantu benshi bifuza gukira vuba, ariko ukuri ni uko umutungo urambye akenshi wubakwa mu myaka myinshi. Kwihangana ni imwe mu ngeso zikomeye zigaragara ku bantu bageze ku ntsinzi. Abashakashatsi bagaragaza ko abantu bafite ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima yabo, gutegura ejo hazaza no gukomeza gukora nubwo ibisubizo bitahita biboneka. Aba baba bafite amahirwe menshi yo gutera imbere mu bukungu kurusha abahora bashaka ibisubizo byihuse. Ibi bivuze ko buri muntu ukora ibi azahita aba umukire, ariko hari n'ibindi bigira uruhare nk'amahirwe, aho umuntu atuye, uburezi, ubukungu bw'igihugu n'ibindi. Ariko izi ngeso zongera amahirwe yo kugera ku ntego z'ubukungu. Ubundi kugira ngo ubone ko ibimenyetso mvuze haruguru bigaragaza ko ugiye gukira, ubwo nabo twavuze kuba wasevinze amafaranga ndetse kuba ufite intego zawe wihaye, ubwo ni master plan, ati ukwezi kunuku nzakora iki, kuba utagikora ibintu bijagariye mu buzima bwawe ndetse ibintu byose ukabikora ku murongo. Nta kabuza ibyo bintu byazatuma uba umukire. Niba hari abantu dufatira ingero mu isi ya successful, twavugamo nk'aba Elon Musk, tukavugamo nka Mark Zuckerberg. Aba bose banyiriza imbuga, abangaba nabo ubuzima bwabo baragiye bakabanza bakabohereza umurongo, ndetse n'abantu baba baragiye bakira, baba baragiye ubuzima bwabo babohereza umurongo ku buryo byatumye baba bakire. Nawe rero nta kabuza ugendeye kuri izi mpamvu nakubwiye
byashoboka ko wakira, kuko gukira ntabwo abantu babivukana, ahubwo ibi ni ibintu ukora ugapanga, ukagendera kuri gahunda, ukigira ku bandi, ndetse ukiga no gukora imishinga yawe, ndetse ukiga no kwigira ubwawe utadipendinze ku bandi. Niba wasanze ufite byinshi muri bimenyetso, ntugahagarare, komeza kuba ku bumenyi, uzigame, shora imari uko bishoboka kandi ukomeze gukora ufite intego. Wibuke ko gukira atari urugendo rw'umunsi umwe, ahubwo ni uruhererekane rw'ibyemezo byiza ufata buri munsi. Murakoze gukurikira iki cyegeranyo. Niba mwagikunze mukande like, subscribe kandi mugisangize inshuti kugira ngo natwe dukomeze kubagezaho ibiganiro bibafasha mu gutera imbere. Naho njye twari turi kumwe nitwa Adolphe, tuzabana no mu biganiro by'ubutaha. Murakoze.